mfite nyine rutuna yingiye kugura nyine none se ubundi byagenze ute ko nisize papa ndagura kwa kundi kuki nyine nasize twarajyanye turagenda nyine kumwereka abo uwo mwana arahabona nyine abona nako kana nsigaye nyine akoze amagiye kukagurira amata ubundi wazanyetse waba nyine uwo mugore nyine ndebe urumva wifuza kumenya nyina w'uriya mwana ukuntu bamukasare babi nyine dushaka kureba ukuntu baba basa nyine baba bameze si umuntu usa nk'abandi kiraka nyine ko afite umutima mubi umutima w'igini nyine ariko nyine byonyine nyine ndashaka kumureba gusa Salamu alaikum. Shani meza. Wewe sama kuruma. Mezute. Ewe mwana mugaro wumbe nani mugana namo. So ko amaye umukoro. Niba ushaka kumenya cyane ushakaga gutabika nk'uko yatabitse uramwana hoya kumureba se no kugira no ngayo mba niba ushaka kumumenya uzashaka umwanya umunsi mumbwire nyine mujyane nyine mubone ya mafaranga menshi na abakino buhinde aha ariko ikindi nyine ntabwo ukikoza mu rugo none se nikoze mu rugo ugira ngo nkore ubundi usiga nyine uba hehe cyangwa urara he mva mu rugo none se urumva mu rugo kandi udahaba nyine ngomba kubaho nshaka kuko igihe ngezemo kirabinyemerera umva tugende cyane tugende murahoberana mu muhanda mu ushobora kuza tukagenda cyane abo kuza tukagenda cyangwa nta Ase umende ufite ikihe kibazo ufite waba hari icyo tuvugana tuzabona nejo hano tugenda waba buretse tukavuga unaho twadukumburanye nyine tuzavuga nejo reka gere mu rugo no sundi yini hano ase waba buretse none se mwese ko muri kumuru bundi hano ngaho umwe narimo kumbuye n'undi nawe munde kasigaye none se nigenze neza none genda komisiyo wajya genda toka wowe mu muhanda kwe mu muhanda saba ntago dukumburana ngaho genda sha bikize se ko numva umunwa noneho byagenze bite undi ko nsikura umwana utagira umunwa mu gitondo noneho byagenze nta munwa afite nazo ari uwo nkuteye none se ko mufite utugambo twinshi ngo uko nambara ibiki utugambo natwo uzajya mu muhanda waje tugatanga ndori gukora n'abantu umuntu arabona n'umuntu baraziranye nabo icyo turimo gushaka ukasa ntawo nteze mayiwa gukora n'abantu uriya mbere urayinteza ngera urabona ngana nayo uriuzi ko ushobora kumufata nabi ugatuma akazi nkabo ashikate akazi se kandi uturimo mufuhire wa mugore niba utangiye kujya unsuzuguza ngo nakazi ntago ari ukugusuzuguza uraba utafuhiye niko nkubwiye shari gutaha ngo vuga vuba nyine kugenda oya nyine uze kumfasha mu rugo nimbura umwanya nyine aho ngiye nkavayo ndaza ngufasha aho ugereze nanjye ari akazi ufite se ngo barakabona ntabwo bikureba ibyo ngiyemo ni ibyanjye sibyo nawe ugenda ujye mu byawe sa nitakwire ndakwihahira twana turiya tuba dufite utugamba ntasimbuka nako tuzabona nayo icyo nziko naho tuzakirabuka nidura wagegeraho mbega umwana w'imbwa we mbega ngaranesha bana ya ubundi uriya mugabo yiragegera uriya ni umugore we akusu nakumbuka ile siku ndore tunaongea kwenye simu uriya niwe twavuganye kuri telefone ambaza ngo urinde amubaza se urinde ukumbaza zukari we ya uyu mugore yaranyemye akanagatego none cyongeye uburyo amubwiye ngo ngwino ngo tugende uriya mugore akahita anyishikuza akagenda mbega abahanya we uriya muhanya w'umugore yaranyemye ariko ntabwo nzaviramo n'ubundi njye ibyo nagushakaga n'ubundi namaze kubikoresha n'ubundi niba ari ziriya nyonara zose byararangiye n'ubundi ntiyagenda n'abandi bakajya kwikuramo ibyabo ariko icyo navuga ntabwo nashira wesha
umunsi umwe tuzahura iyo nzobe nyihindukize nyigeuze. Hagiye tuzaba mfite rwagakoco nyigutema ugeuze wa henewe ku mama deke. ariko ubundi wowe uyobewe ko uriya undamutse naramubuza akazi kanjye kahagarara urumva neza. Mu muhanda se abantu bose ntabwo bahoberana n'abantu bakorana cyangwa bagira uba wifashe ugafuhira umuntu utanazi uba wifashe ugafuhira umuntu utanazi wowe ukavuga ngo iki ubwo si byo ni ibiki ubutumwa si iki we ntabwo wahoberana n'umukobwa mu gihe umukobwa abikora imbere yawe ubwo se uwo mukorana cyangwa ukoreraho nabwirwa n'icyo abo uhoberana nawe nese we kuki ubikora mbere namba nanjye nabikoze ubireba icy'ingenzi uko nabikoze unabireba ahubwo noneho ibibazo utabireba ubutumwa burimo muri biriya ni ubu se abo wahobera ntabireba byagenda nyine hariyo utanze ubutumwa ngewe ko mba nyihobeye ubireba wereka yuko nta n'ikintu kiri hagati yanjye nawe urumva neza n'iki ntagukorera ntacyo udakora nyine nese gusuhuza umuntu ku buryo wazanamo amahanga uburyo usuzuguza ingegera reka nawe uvuga kandi ubwo si byo ni ukumva yuko ibyo bintu biba ari umuco ubwo ibyo ni ibintu byo kwirirwa unonganira gusa nta n'isoni ugira watuje tukubaka bikagenda neza utarinze kujya gufata ngo ugafata umuntu utazi ukamufuhira wowe nta soni umuntu utazi uramufuhira noneho mpobereye imbere yawe hanyuma se kubera iki ubikora ari uko mbere nuko uzi yuko nta kintu kiba kiri hagati yanjye nawe cyangwa ntabwo urabona abantu bacana inyuma nta nubwo yanamuhobera uhari nta nubwo biriya byaba n'igisobanuro cy'ibyo bintu igisobanuro cy'ikize uvane n'uzaho ngaho ubwo ibyo ni ibintu wakagombye gutindaho watuje ugatuza utarinze kugenda ureba ku muntu utazi ukarinda kubabara utesha umwanya wawe ubusa nyamara abagore mwari abo hambere tutahe njya mbona ndi ca hano tutahe ubwo ibyo ni ikintu ugiye gufuhira urinde nagukeburaga niba wumva ibyo ukoze bitakubwira nakubwije ukuri nimba utabyumvise rero nimba utabyumvise ushaka nawe abandi bagore ubundi wagiye kubyara ku ruhande ntabibona ubwo ndakosheje kuba nkubwiye nkuhana wagiye kubyara ku ruhande ntabibona niba nguhemukiye basi sore basi ihangane ariko nanone ntabwo biraruma umunsi umwe nyine mwaje ari turira ari kurira ubaye iki wa mwana mbabarira ibyo muye nabyo nagahomamunwa dadi sheri ubangano wabonye ko kuza kunyicaza neza sheri wanjye reba hano turi muri nature nziza sheri wanjye hano haratuje ariko nanjye nifuje kugukura ahantu hari bya bintu bisakuza byose cyakora byo mu rugo bakavuye ariko wazaretse tukabana yakosheri abana nanjye nibyo ndi gutekereza ndi gushaka kubitegura ariko nanone reba igihe cyose twakundaniye noneho ndamwica bavuga ngo iki bavuga ngo yaravuze ngo neshake ndire uyu munsi ni uri burire ntabwo mbyumva ndabyibuka ko reba twakundanye turi mu ishuri abanyeshuri bose babizi wibinyibutsa ndabyibuka rero tukajya gukina ku kibuga abanyeshuri bose bakaturangarira urabyibuka ariko tagiye mwarimu ajya dukubita ngo tuba twakoze urugomo ngaho ibibazo nyine nawe ndabyibuka ibyo byose ubwo rero ikintu ndifuza ko twabana ndumva aricyo kintu gisigaye nta kibazo ariko nanone wanteye inda umwana arakura yego umuha ibyo akeneye byose sinzi ntacyo ari buzambwira hagi buyamburanye iki ku buryo rubanda rwirwa rumamagara ngo ari hehe noneho ngo yarambwiye ngo ndarira umunsi ni uri burire none ntarambona ariko rwose ikintu cyo kubana sobizi ko we n'umwana wanjye mbakunda ndagikeneye rwose ikintu cyo kubana umunsi twabanye nibwo nzumva nezerewe nishimye cyane
tubane tugende none ndabishaka ko ariko nanone reka tuzabanza dutumire abantu tubwire ba runaka b'inshuti zacu oya ibyo basi byaza nyuma ako sheri bivuga ko niba buri wese na mwarimu tukamutumira akaza akabona yuko cyagiye tutari turi gukora ubusa nyine tuzabikora ariko reka ubanza ushyire mu mbese ubu wari kuzi ukuntu abantu bahora bambwira ngo ubundi ngo ko umugabo wawe ngo yaguteye indanga akaguta ngo ubundi ko warananiranye bavuga byinshi ibaze nawe ibintu baba bagira wareka tukabana ubundi si ubura iki ngo tubane oya nta kibazo ariko nyine ni ibintu ni process ngeze hano mpita nibuka wa mwana batabye nimba ari hariya hirya mu cyaro wa mwana rero njye twongeye tuza nyine guhura turabonana nyine nza no kumuhuza na papa nyine mperuka basigana bagenda nyine papa wanjye mperuka nyine basigana ajya no kumugurira amata papa rero ntabwo ndaza kumubaza ngo numve ukuntu byagenze wajya se tukajya kumureba ko numva mfite amatsiko yo kureba papa shamani njye ndatashye nyine burije tu njye ndatashye nava mu rugo kare yarongeye kureba ukuntu bimeze umva ndi kubara ibyumweru bisigaye usanga mu kwezi kuzaza harabura ibyumweru bibiri subiza njya mubeshya ni ibyumweru bibiri mu itariki umva umunsi wa mbere bana zaza ari muri weekend murasibye imana irakureba no ukumva ko rukugeze hano mu ijosi none ni ugukuramo esheke y'igihe tumaze tutari kubana cyo kora zigenza kwangira no kunyanga se birimo ako zigenza kwangira uyu muntu ninde ubundi uze uyu ninde uyu ninde ahubwo uriki uyu ninde uje uvangira mu rukundo rwanjye igisenya njyewe se umva wowe sanga iwanjye uri ko kunkora ufite urugo banza umbwira ufite urundi rugo bimbwira neza nani uyu nguyu azankubita njyewe nta kuwandi wese wamenyeretse se nawe uyifata uyu ninde have musigaye kurwana ariko wowe ufite undi mugore musigaye kurwana uriya mwana afite n'uwawe warangiza ukaza umbwira ngo ngwiki umva nta n'isoni uyifataho noneho ibyo ko nta mugore nziranye nawe umeze gutya urambwira neza nawe ahasigaye ubundi iki ni icyaheze vayo hano nawe vayo mbwira uwo uri we urinde ubundi we murekurane mbwira se nyine ibyo ntibiki ubundi sobanura ibintu biri aha ngaha sobanura ibi ni ibiki ari njye n'ihabara ryawe njye ndihabara ntabwo ndihabara urumva neza ntabwo ndihabara n'abagore wasize ndekura ubundi urasobanurira wa mugore warekuye musigare umusatsi wanjye ntabwo nabyemera rwose kubabaza undi ndekura ndakwiyama ubundi iki ni ikibanzaniye hano ni iki muziranye he ndakwiyama bayo usobanura ibintu sobanura se sanga ihabara ryawe umwana none ukuntu ngeze ku musatsi wawe nawe urasobanura ibintu ubundi ibi ni ibiki ni nawe nyirabayazana ndakwiyamye mvira hano wa mugore mbabarira uva mu maso toka uwo ni umugore wawe ni igiti n'indaya yawe n'indaya yawe ari njye bahitamo wa mugore ibigabo by'iki gihe byaranasaze ukuza bazanye n'abandi bagore ariko ni hahandi bana mbaye tugomba kubana ibyo ntuzabinkora
mana yanjye ari njye nawe arahitamo kangende mu rugo arambona ndamubwira uko bimeze reka tugende tujye kureba mama wawe sibyo oya none se uri kubona urumva uretse nkubwire ngewe ngana na so sibyo nubwo ntari so ariko ngana na so reka tugende tujye kureba mama wawe nibaze bakubwire tugende ca ihangane ca tugende komeza muganira na mama wawe sibira hasi subiza kari ibitiyo ndaza kubikugurira rwose ndaguha amafaranga ujye kubyizanira uzane n'amakayi wambwiye ko yayandi yashize sigo ariko ku ishuri hari gusanga amakurere yanditse nagwaye warayamaze ayayandi abana twigara bagenda bayatonze akabaga ubwo barayakwibye ndakunda ariko nawe ujye uba amaso ndaza kubuyaga ujye kugura ndaguha amafaranga nakwiyogoshesha cya cyana se ntabwo kirahagera nta kintu wigeze ubwira so ko yambazaga cyane iby'umwana we buriya we ntabwo yabikubajije ntabwo yabikubajije ubwo nyine tuzajya tugumana tuganira ariko uzigera ubwira se by'uriya mwana urumva reka njye kwiyambura rero ngo turasubira oya humura ntacyo nakubwira sura kongera tugenda tuko nawe kuri kandi turi kumwe ndi umuntu w'umugabo we tuza shira ubwoba ngo tugende nyine nese waje tukagenda kumara ndakuvuga wino humura ndi umuntu w'umugabo humura ndarwana ubwo ni uretse oya ngo tugende bite mama amakuru yawe isari he isiko ari he ndavuga papa wawe ntabwo nzahaje nyoko se mama arahangiye agiye he ntabwo mbizi carahangiye uretse we tuza oya nareka umva nkubwire umva ngwino nkubwire icara hano ntugire ubwoba ndi umuntu w'umugabo icara hano ngo ntabwo uzamenyuka agiye na so ntabwo uzahanara mbese mbwira ntabwo icara wanze kwigendera tukigendera tugasubira tuza njyewe natubwiye ngo komera cyane amakuru ni meza wowe mama w'uyu mwana cyane ni wowe mama w'uyu mwana cyane rwose n'uyu nguyu cyane uba umubyara mu nda yawe none se nabawe reka nkubwire wa mugore reka nkubwire gira umutima wa kibyeyi ureke kuba inyamaswa wumvise ahubwo se umukuye ndakubwiye ngo gira umutima wa kibyeyi nyine wikirikura baza ngo umukuye ahubwo wowe mbanze nkubaze uyu mwana abahehe
niba ari wamubyaye ukamugira ku gise mbwira ukuntu ufata umwana nk'uyu nguyu ukamutaba ari muzima meruka tumutuma mwamutumye hehe ahubwo mukuye hehe se ma ntago ngewe nshaka kumva urwo rurimi rw'umugore nkawe ntago mbikeneye umuntu ungana usa gutya umwana nk'uyu nese kuri kuzumbwira na mbwira ahubwo ikikuzanye ngiye ikintu kinzanye nshimye ko umwana hageze nukugira ngiye barese gato nkubwira ndibaza niba uri umubyeyi warabyaye uyu mwana n'uyu nguyu yambwiye ko uri mama wiwe ugafata umwana nk'uyu nguyu ukamutaba nese uje kuntoza uko barera umwana ntagutoza reka nkubwire ntago ndi umugabo wawe ariko ufite uburenganzira bwo kugira gute guharanira uburenganzira bw'umwana wumvishe gerageza ugire umutima muzima wabyumvishe ushinzwe iki muri no mudugudu oya niyo naba ntacyo nshinzwe umwana wose ni nkundi wumvishe umwana wese ni nkundi mbwira ikikuzanye nakubwira ikintu kinzanye no kuza ko kwiyama gufata umwana nk'uyu nguyu ukajya kumwangiza umutaba ugafata umwana wayagenda se twaganiriye byinshi ntabwo umutima wawe ari umutima wa kibyeyi wavuze ngo iki ibyo yavuze byose ibyo wamukoreye byose webwira ikikuzanye ibyo abana bo barabeshya simbisubiremo menya ko uri umubyeyi ugira umutima muzima umutima wa kibyeyi ndabona udashobotse nawe ibyo nibyo ubwo ninjye udashobotse ninjye udashobotse ibyo nibyo uje kumbwira ninjye udashobotse muri urugo rwanyuje guteza amakabu ndashaka papa w'aba bana reka nze ndashaka papa w'aba bana ubundi ibintu urimo ntabwo ngiye reka nze bashige ihangane tuza nta kintu na kimwe wihangane uzi n'ugenda ibintu oya nta kibazo nana bijya intambara uyu muntu ihangane wowe komera njyewe ndaramukubita ahubwo nareba ujya wigenda gumuha humura turi kumwe mbwira ikintu kikuzanye hano mbwira ikintu kikuzanye hano mbwira ikintu kikuzanye hano ndakubwiye ngo mbwira ikintu kikuzanye umunsi uyu usa n'uwawe waramubyaye ariko ubundi nk'ibi bigabo biba